gisobanuro ubu ni ikihe gisobanuro koko cyo gukira umuntu tuvugane akazi ame amafaranga 2,000 ndakarangije amaye amafaranga 500 mana yanjye shaka kusuko ko rwose sinzi niba nzabona umuntu nkoresha neza akajya mpemba neza pe rwose Joseph arimo ananiza cyane nzapfa gusubirayo kumwishyuza wenda zayamba twaraburanye mwana umeze neza ariko wambaye n'agashati keza akangaka rero ni umuntu wakambaye mwana ariko igihe wahereye ntubasha kwigura n'agashati adihorera mwana ibintu bimbaho ntabwo byoroshye amakuru n'umugore simeza igihe wanjye mbwa zabirwaniyemo ase wirwanyemeraho dufite amafaranga y'abakobwa cyangwa ubundi abakobwa nageze aho rwose amagambo buri ashira ivuga ese buri abakobwa wowe n'abakobwa mwabigenzaga gute abakobwa babeshya ariko ntabwo umugore wamubesha mubana mu nzu umugore mubana mu nzu byo nta bantu papi ko wapi ntabwo neza aba yumva iby'umupira ngaho re ejo bundi noneho neza umugore yarandabye reka bwana yikoza hirya nanjye nkikoza hirya byageze aho ngaho ngaho re se nta kundi nabigenza ntabwo rero umwana ariko mugina sibyo ahubwo warinyiciyeho ukigira umuntu wa cyane rero reka njye nubwo ntafite amafaranga ariko nzi ubwenge urumva utabeshya ashoze kuri wa kera mwa zagiye kure wa mukecuru bitamusanganire akakugira inama y'icyo wakora kuko isanganire ntacyo yagufasha nzabimubwira numva abakecuru nka bariya bajya bavamo n'abahanuzi akoze mwana umugore wawe rwose ntabwo wari wakabimubwiye pe akubwo wabihingurikiriza nabimenye azakumira tu ntabwo uzamukira ufite agashati keza kakubereye harakoze cyane kuma kano gashati urabizi muri quartier iyo ndimo gutambuka ana bavuga ati rwose wambaye neza rwose urakeye warakoze rwose yagize neza kuma kano gashati ujye ukambara ujye mu bandi umva rero wa mukire nakubwiraga bita jamerike agiye kuzaza kukugisha inama namakize nyine urabizi cya kibazo nigeze kukubwiraho afitanye n'umugore sibyo umugore amumereye nabi ngo ashaka abana kandi urabizi nakubwiye ko nta gitsina afite ntabwo azabyara kure hazaza kukugisha inama kubera izo mpamvu harya ntibamara amezi 3 eka da yararenze ubu ngubu amaze kugera muri 6 ariko ubundi ni kuki umuntu amarana n'umuntu amezi nk'ayo ngayo ataramenya uko abayeho n'uko ameze simbizi nanjye rwose cyangwa yaje akurikiye amafaranga cyakora biratangaje ariko mukecuru abantu koko bakomeje kumpemukira kandi se kandi ejo bundi ahangaha nagiye gukorera Joseph amakazi ko gukoropa ndabirangiza twari twumvikanye ko azampa arampa 2,000 igitangaje nagiye kubona mbona mpaye amafaranga 500 kandi numva ngo ni umukire kwitwa ngo ni umukire gusa naho ubundi rwose nta gukira kwe hari ntacyo bivuze biratangaje sibyo erega ubu ngubu nubwo ejo bundi twahuye ukambwira ngo insereri ngifata gute kandi ndi umusore gufata gute se nyine uri umusore umva nkubwire ikintu rwose kibitera sibyo uko tuba tutakoze akazi tuba twagakoze bihagije noneho ikintu kiba amafaranga twumvikana ntibaduhembe sibyo bajya no kuduhemba bakaduha intica ntikize none se ubwo koko ni gute umuntu koko ntabwo byabura kuki se baguhemba ibyo mutumvikanye nyine ni bya mico y'abantu b'iki gihe
nawe urabyemera se aha nari so wabirenzaho iki ko ari nyine guhaye yose urakira mbega karengane ni ukwihangana nyine hari igihe uzahura n'umukoresha mwiza njyanjye njya mbyifuza cyane hari igihe Imana izaguha umukoresha mwiza rwose hari igihe wenda tuzahura akajyamo rwose ibyo twumvikanye pe ariko wenda gushimira cyane ungirira neza rwose uramfasha nzajya ngufasha rwose ariko nta kanono ka mama wawe kadana n'ubu ndacyategereje rwose naramubuze ni ukwihangana disi nzajya ngufasha mu byo nshoboye byose nari bagiye kubabwira ukuntu Munyurwa yarangiye tubwire yarangiye nta babyeyi agira none sabo abana iwabo mwese ubwo wowe bundi wanyu n'umama wenda n'ikigero cyangwa nde urabigize ahantu bigira ino nzu si twayisigaramo tukajya tuyibamo ndumva babaje pe yabikubwiye ryarize cyagiye ari kudukoropera ahangaha ejo byamabonye umwanya wo kuganira twaraganiriye bivuze ko ari cakura we gokomani yarongera arambwira ngo papa we yarapfuye wowe ntazi irengero rye ubu baba bamutegereje abamutegereje gusa njya mbona kwa mukecuru waraye amwitaho ngo kumenye icyo kurya cya saa sita cya nimugoroba yaba atabonekera ko ntabwo ari n'icyo kurya aranababaje byo arababaje ko tuzatumwitaho buryo nyine ajya arya yakoze ikiraka ntabwo kimwe rero no gufurafura ejo rwose yarakubeshye ibiceri magana atanu ukayabona wamubwiye bibiri magana atanu ni menshi magana atandatu ari turayibiraye so kugura abantu ubona urya soza uko bigura uzabamba se hafi byose wabibaza ariko ngiye none se uwo wabagize ntangaza oya najya ndiya nzabanyamo ubwo sozo ni umuntu mugiriye gusa kubaza umuntu gukora avunika gusa gukora biravuna ejo niho nzabikora ariko ubwo nanjye icyo kurya no kurya iyo ubuzima abantu batanu twari gorofani ukumva gufatanya safuriya ntarisha igitiyo uzi ko twumva twaganiriye ngo ndamukunze yakigurira hano ubwo se umukundira ejo rwose nanjye rwose nkakunda mu mukuru ejo twaraganiriye ambwira ngira ibye byose ambwira uko abayeho njye numva ndamukunze rwose nawe azamuzanye ngo tukibanira ariko nawe ibyo ntabwo bishishikaje rwose uzamuzane twibanire umuntu usigaye utanga amategeko hano ariko ubwo ubona utambangamira kubangamira se gute na n'ubu uracyandakariye pe ndarakaye nyine ndarakaye icyanzanye ntacyo wigeze unkorera icyakuzanye we cyakuzanye icyanzanye nyine cyakuzanye ni igiki umva uzi ko ikurira abana ikakurusha kurakara icyanzanye ntacyo wigeze unkorera arangiza ngo ndarakaye okay go ahead uzace naho ushaka asikiwe kandi wa mugabo uranshaka akamunani wenda kazabe na kacyenda ahubwo uraje umbone ubundi se ngureba ceceka dore Munyurwa mimi jina langu ni Munyurwa. Munyurwa na niri muri aho se? Turaho amahoro turashima Imana. Yego se? Byiza cyane. Okay. Ewe urebye Imana yagize neza. Mu rugo rwacu tubanye neza rwose Jesus yakoze akazi. Byiza cyane. None se rwose umuryango wanyu urashimishije pe. Siko muri karitsiye umuntu wese aba yakwifuza rwose kubaho nk'aho. Urebye nibyo nuko nyine ntibidahira bose. Neri kaye tuburanye pe. Ntabwo ari cyane.
ndabona uraka rwose umeze neza hano byushye meze neza umugabo nashakaga ntamubonye n'uyu nahoze nifuza yego cyane rwose biragaragara mwari mutemberere se twari tugiye kureba imitungo yacu iri hariya hirya munyihanganire rwose ndabavundiye mu kiganiro cyiza mwari mufitanye rwose munyihanganire pe ntari kabisa mugira amahoro ako wowe kutazi uri mu bikira umugore ko duhuye nkumva nibutse ibihe bya kera koko bakoze ikosa kuba duhuye bimeze biteze amakuru gutya niko dusuhuzanya nk'abantu b'abaji niko twavugaga nawe nari mbikwijije none se ko wantindiye cyane koko amafaranga ntabwo urayabona amafaranga ariko ntabwo siko yabuze akira desa nari nyagufitiye hafi 200 koko 200 se si menshi ibiceri 200 ubu nibyo mpaye mu mafaranga 500 yose yaransigayemo reka umukire ntacyo ndeye gufata 100 aribyo nkoresha byose ninyateranya kwa 700 okay dufata 100 sigemo 600 aba ariyo mbika mbega ubuzima akuma mariheko ubu yagiye he ari igihe uzaza atankigushaka Salama Munyurwa salama diva salama ana amahoro mwaba umeze neza se how was the day ngo sorry nari ngubwiye ngo umunsi wirute uriwe neza ntabwo none se mwana mama se wamugijejeho wamushinga naritinye haratinye hafi naritinye si mwana kuko rwose si ubwo watinye iki koko naritinye don't worry sobye rero noneho Munyurwa nawe uri kuvuga ibyo noneho uri kuvuga ibirimo ariko rero mba rero mwana njyewe nari kubona mama wawe hano sibyo nyine igihe cyari kigeze ngo ngende but you will get sibyo anything sorry uzabibona mu minsi iri imbere sawa turi kumwe mwana urigi ese shakira ko mabona mama yanga Munyurwa buriya mwangiriki nawe wamenye icyo abatekereza